Ngo haye ikaze wowe tugiye kubana mu ncamake ya Bibiliya yera yose. Turarebera hamwe ibikubiye muri Bibiliya yera. Urugero, turaza kurebera hamwe ibitabo. Ni ibihe bitabo? Turaza kurebera hamwe ibice by'ibitabo. Ni ibihe bitabo byanditswe mbere? Ibice birebire, ibice bigufi, umurongo muremure, imirongo uri hagati muri Bibiliya, izina rirerire, iryo zina ryitwa ngo iki, n'ibindi byinshi. Twongere tuze kurebera hamwe ubusobanuro bw'amagambo aboneka mu bitabo bya Daniyeli n'ibyahishuwe. Uribuka ko iki gitabo cya Daniyeli ni kimwe mu bitabo amagambo menshi aba avuga mu marenga. Urugero, imiyaga biba bisobanuye intambara. Maraya, itorero ryononekaye. Ni byinshi. Nkurarikira ngo uze tubane muri iyi minota mikeya, ntabwo ndabatindira. Nguhaye ikaze. Niba uri mushya kora subscribe. Bibiliya yera igizwe n'iki? Bibiliya yera yose ifite ibitabo 66, ikagira ibice 1189, ikagira imirongo 31,175. Igitabo cya Yobu nicyo gitabo cyanditswe mbere y'ibindi byose, cyandikwa na Mose ari Midiyani. Nanone igice kirekire muri Bibiliya tugisanga muri Zaburi y'119. Igice kigufi kiri muri Bibiliya, hejuru twe turebye igice kirekire kiri muri Bibiliya ni muri Zaburi y'119. Igice kigufi kiri muri Bibiliya ni muri Zaburi y'117. Umurongo muremure muri Bibiliya uri muri Esiteri igice cya 8 ku murongo wa 9. Umurongo mugufi muri Bibiliya uri muri gitabo cyo Kuva igice cya 20 ku murongo wa 13 kugeza 15. Umurongo uri hagati muri Bibiliya ni muri Zaburi y'118 ku murongo wa 8. Izina rirerire muri Bibiliya riboneka muri Yesaya igice cya 8 ku murongo wa 1. Wakwibaza ngo iryo zina ni irihe? Iryo zina ni Mareshimarahi. Ni rirerire byoroshye. Ni Maherishara Liha-Shi-Bazi. Kandi subiremo. Maherishara Liha-Shi-Bazi. Izina rigufi muri Bibiliya riboneka mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 17 ku murongo wa 4. Iryo zina riravuga ngo ni So, yari umwami wa Egiputa. Umwami wa Egiputa. Igitabo cya Esiteri ntikibonekamo ijambo Imana. Ayo nguko. Niba uri mushya wanyihera ka subscribe da. Ubusobanuro bw'amagambo aboneka mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Reka turebe. Ni amagambo menshi. Umugore asobanuye itorero. Ikiyoka kigasobanura Satani.
Amazi ni abantu benshi. Intama ni Yesu. Ihene ni ibyaha. Amahembe ni ubwami, ubutegetsi. Igiti abakiranutsi. Imiyaga intambara. Ubutaka abantu bake. Inyamaswa ubwami. Maraya itorero ryononekaye. Ntucikwe ni menshi. Imyuka y'abapfuye. Guhora kw'Imana ku bakiranutsi. Imyuka y'abapfuye. Guhora kw'Imana ku bakiranutsi. Umwijima, icyaha, kudasobanukirwa. Ifarashi, intambara y'itorero ryagiye rinyuramo. Ibyo ni ifarashi. Ntibyoroshe. Amababa, kwihuta. Urubura, ubukonje. Imyuka isa n'ibikeri, imyuka ihumanya. Inzabya irindwi. Inzabya zirindwi. Ntabwo ari inzabya irindwi. Inzabya zirindwi. Amatorero arindwi. Muri Amosi igice cya 8 ku murongo wa 11 hatubwira ko hari igihe hazaba inzara n'imyota byo gushaka ijambo ry'Imana. None ibyo nibitera uzaba umeze ute? Ukwiye kujya ugira igihe cyo kwihunikira kuri ibyo byo kujya kugira ngo utazagwa isari muri ibyo bihe. Ntibikunze kubaho ko bwira umuntu atariye. N'iyo bibayeho nyiri kubikora nta mbaraga aba afite icyo gihe. None niba umara umunsi udasomye mu ijambo ry'Imana, wumva umeze ute? Uzatsinda ute? Uzagera mu ijuru ute udasoma iryo jambo? Twibuke ko Yesu nawe yari yarasomye Bibiliya. Niyo mpamvu Yesu yasomye nawe Bibiliya. Niyo mpamvu inshuro nyinshi yakoreshaga imirongo yo muri Bibiliya. Yatsindishije handitswe ngo dore inama. Imigani 6 ku murongo wa 3 kugeza 11 n'Ibyahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 13. Ndagushimiye wowe twabanye. Ukoze sabone cyangwa subscribe, hari byinshi wazunguka biruseho. Mu izina rya Yesu. Amen.